Agafilime kacu tugatangiriye hano, aho nta handi ni mu bitaro. Hano hari umugore, uyu mugore yitwa Monique. Muganga yari arimo kumuhereza urupapuro ari kumubwira ati ibi ngibi nibyo usabwa kugira ngo umwana wawe akomeze kuvurwa kandi akomeze kwitabwaho kurushaho. Akicaye hano naho hari undi mugore nawe wicaye arimo kubareba cyangwa se arimo kureba ibyo muganga abwira uno mugore Monique. Ako kanya Monique bamuhereje urupapuro ruriho ibintu byose asabwa, ati kandi nutabizana ibitaro biraza kuvura uyu mwana hanyuma urahita umwamburwaho uburenganzira, ati kuko ukuntu arwaye ntabwo turi bukomeze kumwihorera. Rero nutagira vuba ngo uzane amafaranga umwana aravurwa, hanyuma ibitaro nibimara kumuvura biramufata bimuhereza abandi babyeyi bashoboye kwita ku mwana, ati kuko biraba bigaragara yuko utakibishoboye. Ahubwo noneho ako kanya akicaye ahangaha akirimo kwibaza, hari uwaje amwegera arangije aramubwira ati bite mada, ndati byihorere rwose ubu ngubu ndumva isi yanyiyubitseho, ati none se nawe reba ibintu byose bari kunsaba, ati kandi umwana wanjye murwaje hano igihe kinini, ati rwose n'amafaranga nari mfite, ati yaranshiranye. Undi mugore wari uje kumuhumuriza yaramubwiye ati yo, ati hangane disi ndumva bibabaje. Undi arambwira ati we ntabwo ubizi umwana wanjye murwaje igihe kinini gishoboka pe, ati kandi ubu ngubu nibwo basi nari ndimo ndabona arimo kugenda yoroherwa, ati rero wowe humura, ati humura rwose kuko ubu ngubu bigiye kurangira. Ati nanjye nigeze guca muri ubwo buzima igihe umugabo wanjye yari arwaye, ati birangije mbura icyo nkora n'icyo ndeka, ati ariko reka nkubwire hano njyewe ngiye kukwereka ikintu cyamfashije. Ese byibuza ujya wizera yuko hari umuntu wakorera amafaranga mu gihe gitoya cyane kandi atavunitse? Aka kanya mbibutse yuko agafilime tugiye kureba ni agafilime kerekeye ku bintu byerekeranye n'ubutubuzi. Ese waba warigeze utuburirwaho? Twandikire muri komenti utubwire. Ako kanya kandi nongeye kubasaba kugira ngo mwongere mukore subscribe, wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha. Agafilime kacu kakomereje ahangaha, ni ukuvuga ngo Monica wa mugore akimara kumubwira gutyo yahise ava mu bye aravuga ati none se birashoboka yuko hari akazi nakora kakanyinjiriza amafaranga menshi? Ati menshi cyane rwose, ati nk'ibihumbi 20 by'idolari bya buri cyumweru rwose wajya ubyinjiza. Ati rero nimba ushaka kubwirwa cyangwa se ushaka kumva byinshi ngwino wowe tugende tujye kuganira. Monica yahise ava mu bye kandi ndabizi neza hari benshi nabo batuburiwe muri ubu buryo. Rero nimba nawe utarubizi ibi ngibi rwose bibaho cyane, ngwino tubane muri aka gafilime ahasigaye urasobanukirwa buri kimwe cyose. Ako kanya wa mugore yaraje yikinga hano, akimara kwikinga hano yatangiye kohereza utu SMS umuntu arangije anasekamo. Akimara gusekamo rero yahise akomeza, ageze hano barakwereka baje kwicarana ahantu kubera ko yaramubwiye ngo naze bicarana ahantu baganire amubwire buri kimwe cyose. Barakwereka baje kwicara hano, arangije atangira kumuhereza ikarita, arangije aramubwira ati rero iyo karita iyo uyifite uba uri umunyamuryango. Ubundi iyo wagize iyo karita uba wamaze kuba umunyamuryango. Ni ukuvuga ngo kampani yacu yitwa Global Investors. Ati rero nawe nimba ushaka kuba umunyemari muri kampani yacu rwose ni karibu. Ati reka nkwereke noneho abangaba ni bamwe mu basitari waruzi cyangwa se ujya ubona nabo baba muri kampani yacu, nabo kandi bakaba amafaranga yo muri kampani rwose abakijije atumye babayeho ubuzima bwiza. Arangije akimara kumwereka ayo mafoto yaravuze ati wow, atuzi ko uno mugabo nanamukunda ndi umufana we rwose. Ati kubera ko ajya aganira ukuntu yateye imbere ndetse binamugoye, ariko ubu ngubu tukaba tumuzi nk'umumiliyoneri ukomeye hano mu gihugu cyacu. Ati yego rero kuba miliyoneri kwe natwe kampani yacu ibifitemo uruhare rukomeye cyane. Ati kubera ko urebye buriya nka 90% y'amafaranga ashora mu bindi bikorwa bye yose ayakura muri kampani yacu. Ati rero nawe nimba ubishaka, ati ngwino muri Global Investors hanyuma tukwatse ugire amafaranga atari
bitarigeze kubaho. Ako kanya batumije ka cyayi, umuseriveri amajije kukazana nawe urareba yahise amwishyura, arangije amukubita n'agatipu. Umukobwa cyangwa se umugore hano Monica yahise yumirwa aravuga ati bino bintu ndabikunze, nanjye rwose numva inzozi zanjye ari ukujya umuntu anzanira akantu narangiza nkamukubita n'agatipu ndetse nta n'umutima mubi ubirimo. Arangije ati ubayeho ubuzima bwiza rwose, ati rero ubuzima bwose bwiza umbonana ibyo byose rwose ni ibintu byoroheje cyane. Ati none se hari ikibazo ubaye utangiye ko numva ibyinshi muri byo muri kampani yacu maje kubigusobanurira. Ariko abwira Monica ati wowe ubu ngubu nahita nkushushanyiriza ukuntu bitewe n'amafaranga ugiye gutangiriraho, nahita nkushushanyiriza ukuntu nawe wazajya ugira ibiki winjiza. Atangira kumushushanya nyine amubwira ati nawe uzajya winjiza, ati winjize byibuza nimba ushoyemo ibihumbi 20 by'idolari, hanyuma nawe uzajya usanga nko mu kwezi kumwe ya mafaranga amajije kungukira byibuza inshuro nk'eshatu. Ni ukuvuga ngo uzajya usanga ufite nk'ibihumbi 60 cyangwa se 90 by'idolari mu kwezi kumwe. Ati none se urumva ayo mafaranga atari menshi? Arangije aramubwira ati yego. Ati rero ubwo ngubwo wowe nimba nta kintu bigutwaye wambwira ukuntu biba bimeze, ati nawe urabibona. Ati kandi noneho ikindi cya kabiri, iyo winjijemo umuntu nawe wa muntu bitewe n'ayo yinjirijeho cyangwa se yinjiriyeho usanga urimo kumwinjirizaho amafaranga menshi cyane. Undi aramubwira ati yego ko, ati noneho ndumva bya bintu ari byiza cyane. Nawe uri kumva ukuntu amushuka cyangwa se arimo kumureshya ndetse amureshyeshya amafaranga mu matwi ye. Arangije undi aramubwira ati none se ko numva igishoro cyanyu kiri hejuru cyane. Ndambwira ati none se watekerezaga ari nkangahe? Ati rwose ndumva bikigoye cyane kubera ko nimba muhera ku bihumbi 20 by'idolari, ati kandi ngiye rwose uyu munsi ntayo mfite, ndumva nkifite urugendo rukomeye. Ati biragoye cyane pe, ati kubera ko ayo mafaranga uri kumbwira ntayo mfite habe na makeya. Undi aramubwira ati rero niyo mafaranga aba asabwa kugira ngo byibuza winjire muri kampani nawe ube umunyamuryango utangire kurya ku mafaranga. Arangije ako kanya wa mugore yahise anihagurukira akimara kumva ko Monica nta mafaranga afite. Gusa atararenga ngo agere kure, Monica yahise amubwira ati none se hari ubundi buryo nakoresha? Monica ariko ari kumubaza, umugore araseka amwenyuramo kubera ko yaramaje kumva yuko byibuza ibyo yamubwiye atangiye kubyegereza umutima cyane, bityo bikamutesha umutwe kuba yumva yuko nawe atari muri iyo systeme yo arimo kumubwira. Nta kindi cyabaye rero, byahise biba ngombwa yuko wa mugore yongera aricara. Arangije aramubwira ati none se wowe urumva byagenda gute? Ati rega buriya kugira ngo wunguke menshi nuko nyine bisaba kuba watangije amafaranga nawe afatika, nako amadolari. Undi aramubwira ati rero njyewe buriya ayo mfite pe ni ibihumbi 3 byonyine by'idolari, nimba hari ukuntu wamfasha nkatangira? Ati nta kibazo. Monica yahise amubwira ati ibyo bihumbi 3 nta kibazo bizane, ntago naguhomba nk'umunyamuryango cyangwa se umuntu twabaye inshuti. Ati nzagufasha nta kibazo, wenda gushyira muri systeme njyewe ntago wanyambura, hanyuma yandi nzayagushyiriraho, hanyuma uzagende unyishyura cyangwa se uyampereza uko uzagenda uyinjiza. Ako kanya batwereka yamaje kumuhereza sheki ya bya bihumbi 3 by'idolari. Amaje kugenda hano hari umugabo waje, arangije aramubwira ati none se nawe baragutuburiye? Monica ahita avuga ati hoya ibyo ngibyo uri kumbwira ni ibiki? Ndarambwira ati reba uriya mugore ntago ari we wa mbere azanye hano, ndetse ndatekereza ko atari nawe wa nyuma. Ati rero yagutuburiye byarangiye rwose. Barakwereka Monica akimara kubyumva yakomeje atega amatwi. Hano hari n'abandi barimo baraseriva ndetse bari no kubakira. Arangije aravuga ati ntago bishoboka, uriya mugore arantuburiye koko. Nawe ubwoba bwahise bumwica ahita apanga gahunda yo guhura nawe. Arangije kubera yuko bari bamaje kumbwira ko uriya mugore ari umutubuzi kandi atari nawe wa mbere atuburiye, yaje guhura nawe. Arangije amuhereza inote z'amadolari zanditseho ati ibyawe byose twabimenye. Arangije aramubwira ati Monica ntago nabyizera ibintu urimo kunkorera. Ako kanya Monica yahise anigendera. Akimara kugenda wa mugabo nawe ahita amuhereza fagitire amubwira ati ishyura ibyo mwakoresheje. Nuko agafilime kacu kagenze na polisi yaje guhita imutwara.